Abanyeshuri bari ku masomo y'igororamuco mu kigo cya Iwawa baravuga ko amasomo bamaze imyaka myinshi bahabwa yabafashije kwitekerezaho no guhuza impano zitandukanye bamwe bafite. Barasaba rero ko umuryango nyarwanda wazabakira nibawugarukamo kugira ngo bazakore ibibateza imbere nta rwikekwe. Aphrodis Muhire yabasuye. Iwawa ni ikirwa giherereye rwagati mu kiyaga cya Kivu mu murenge wa Boneza w'akarere ka Rutsiro. Nta muturage ugiteyeho bihoraho, ahubwo cyahinduye ikigo cy'igororamuco kikaba kimwe mu bigo bine by'igororamuco biri mu Rwanda bicungwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS. Ubu iki kirwa kibaho abantu 514 b'igitsina gabo gusa bahazanywe gufata amasomo y'igororamuco nyuma yo gufatirwa mu bikorwa bibangamira ituze rya rubanda byiganjemo kunywa ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi, ubujura n'andi moko menshi y'urugomo. Bose bafite byinshi byihariye Iwawa. Gasigwa Gakunzi ahagarutse inshuro 6 kugororwa. Bwa mbere naje hano nzira ingeso y'ubujura, bwa kabiri nabwo nicyo naziraga, ubwa gatatu n'ubwa kane n'ubwa gatanu n'ubwa gatandatu nibaga mu modoka ziparitse zirokinze nkazifungura, nabaga mfite urufunguzo bita master. Wari wararukuye he? Naruguze 200. Iyo master key nayibiye no gufunga inshuro nyinshi. Mfite imyaka 30 y'amavuko, namaje gufunga imyaka 20. Ibi bintu nabyita uko ari nkanjye wananiranye, ko ntago navuga ngo ni ikigari ngo narashutswe, narananiye umubyeyi. Bintera ipfunwe bikanera n'agahinda. Fashe umwanzuro nakuka ntago bizongera nokora izina ry'Imana. Mu banyeshuri bari kugororerwa Iwawa harimo imiryango 4 igizwe n'abana bari kumwe na bapapa babo. Hategekimana Hamisi ni papa wa Hakizimana Ibrahim, bose bakaba bari kugororerwa Iwawa. Ngo bazize ikigare hari nacyo basaba urubyiruko kugendera kure. Kigali impamvu kituganza nuko ari abantu duhorana umunsi ku wundi. Ibyo bakoresha nawe barabikwigisha, bintera ipfunwe cyane kubera ko ndi kumwe n'umwana wanjye kwisanga binywa nanjye mbinywa. Birumvikana yuko n'uwabyumva wese yakumva ko ari giye wamubereye urugero, bitewe no kubavuga ko uwiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ahubwo ni imigenzereze mibi y'abana twiganaga no mu karitsiye. Birangiye ngiye muri icyo Kigali nisanga mu kunywa ibiyobyabwenge. Bwa mbere mu mateka ye kuva yavuka mu myaka 40 amaze ku isi, Muhire Emmanuel yamenyeye Iwawa gusoma no kwandika. Aha barabibigisha batabizi. Yego nabimenye hano gusoma no kwandika. Hari ibintu byinshi byanyangizaga amahirwe yanjye kubera ko ntari nzi gusoma no kwandika, ariko kuva narabimenye gusoma no kwandika, ubu ngubu nanjye nsubiye mu muryango wanjye mfite ejo hazaza ntari wa wundi utafite icyerekezo. Impamvu nabyize mbere narabyirutse narabaye umusinzi, bambwira ngo njye ku ishuri nkabyanga. Hanyuma rero birumvikana ko ahantu hahuriye abantu bangana batya biganjemo urubyiruko hataburamo abanyempano zitandukanye. Iyi ni orchestre Urumuri igizwe n'abahungu 8 barimo 5 baririmba na 3 bacuranga piano. Ni abahanga cyane muri iyi ngeri. Aba barifuza gushyigikirwa umunsi bagarutse mu muryango mugari kugira ngo iyi mpano yabo itazaba zimanika bapfira ubusa. Nisubira hakurya tuzafatanya n'umuryango mugari w'abanyarwanda kubaka igihugu tubicishije mu nganzo dufite. Abanyeshuri 5,000 ni benshi kandi bose bakeneye amasomo y'igororamuco n'ay'imyuga. Ese bose aya masomo bageraho cyangwa hari abataha uko baje? Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Mufuruke Fred arasubiza. Ntabwo bigoye kuko uko imibare iba myinshi ni nako dusaba leta ikanadufasha ikatwongera umubare w'abarimu. Hari n'ibikorwa leta ikomeza kudufasha, murabona nk'izi nyubako zose. Ibyo byose ni ibyubatswe muri uyu mwaka kandi bifashe iyi mibare dufite aha. Abanyeshuri bari kugororerwa Iwawa ubu ni icyiciro cya 24. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco buherutse gutangariza RBA ko igihe cyo gutaha bagasubira mu miryango yabo n'ahandi bakomoka ubu kigeze, ku buryo mu minsi mike iri imbere bazasezererwa. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, Iwawa.